السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد الرحمن أوصيكم وأوصي النفس بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kuzo ishimwe nawe ndibikwiretse Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha n'ibisakare kuri wa wundi wasozereje umwe n'abahanuzi ari Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, we nabiwe n'abasangirangendo be ndetse n'abandi bazakomeza gukurikira iyo nzira kuzageza ku munsi w'imperuka. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko twazaturi muri abo ngabo, Allahumma amin. Abantu b'Islamu mu by'ukuri rero uyu munsi nta kindi dushishikarizwa cyangwa se Ubuislamu butwibutsa uretse ko tugomba kwirinda ikibi cyaturuka muri twebwe kandi tukanarinda umma cyangwa se umuryango kugira ibibi cyangwa se ibyaworeka, kugira ngo ibyiza Imana yadusezeranyije tuzagira gute tuzabisange hari imbere, kandi iherezo ryiza ngo ni ry'aba bandi batinye Imana bagakora ibyiza kandi bakareka n'ibyo yababujije. Uyu munsi rero biracyari ikibazo gikomeye cyane muri sosiyete ya Islam, haba mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, aho ubumenyi bugenda burutana cyangwa se aho abamenyi bagenda bavuguruzanya, cyane cyane ko bikuraniza cyangwa se nawe ubwawe wenda waba uri umwinjiradini cyangwa se uri umuyisilamu usanzwe mu dini wayivukiyemo, ariko ukakura wenda hari ibyo uwemera cyangwa se hari ibyo ugenderaho nka sharia y'idini ya Islam, ariko ukazakura wenda wumva ko hari ibiri kugibwaho impaka. Uyu munsi ntabwo ari ibintu bishyashya cyangwa se ntabwo ari ibintu bitunguranye, ahubwo no ku gihe cya Rasul sallallahu alaihi wasallam urumva ko byabayeho igarutse mu mateka ya ba Uthman ibn Affan, Allah subhanahu wa ta'ala abagirire neza, abagirire impuhwe, kandi na Umar ibn Khattab radiyallahu anhu mu gihe cye nabyo byagenze gutyo, naho habayeho impaka zigiye zitandukanye ku madini yombi. Rero uyu munsi ntabwo ari ibintu bishyashya kandi si n'ibintu nakwita ngo wenda ngo bizasha cyangwa se bizanara. Rero we muvandimwe mu Islam ndakwinginze ntugire gushidikanya, cyane cyane yuko ibintu byose mu dini biri clear, kandi aho Allah subhanahu wa ta'ala atasoje kuvuga na hamwe hose yarahasoje. Kandi ikindi Rasul sallallahu alaihi wasallam ajya kugera ku gihe cye cya nyuma yabwiye abamubazaga ibibazo byinshi cyane ati se inyuma yawe tuzagende gute tuzitware gute. Allah subhanahu wa ta'ala we yayikuyeho urujijo ku bintu byose bishoboka, kandi Rasul sallallahu alaihi wasallam nawe asiga ageze impamba atanga kuri buri Muislamu uwo ari we wese wemera ko Rasulullah Muhammad Rasulullah. Abo ngabo rero bose bakuraho urujijo, agira ati nimujya mubura ibisubizo by'ibyo mwibaza cyangwa se mukagira gushidikanya muzarebere muri Qur'ani. Hanyuma arongera aravuga ati kandi nimukomeza kugira urujijo ku bindi bintu mwibaza muzari mu migenzo yanjye sunna cyangwa se hadithi. Ibyo ngibyo nimurenga kuri ayo mategeko cyangwa se mugakurikira ibindi bitari ibyo ngibyo, uretse yuko ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala bizabageraho, haba hano muri mu buzima ndetse no kuzagera ku munsi w'imperuka. Rero ibi ngibi ndabivugira icyo bavana mu Islam. Nanone uyu munsi reka mbivuge ko harimo urujijo ku muntu wese w'umuyisilamu, haba ku ufite ubumenyi ndetse n'udafite ubumenyi. Hari wenda n'abayinjiradini uyu munsi bashobora kuba wenda bumva uburyo bugiye butandukanye bw'inyigisho zigenda zitandukanye. Murumva rero uyu munsi hari ikintu ntabwo nzigira nemera ko umuntu ashobora kujya hariya akaba yavuga ikintu akivanye mu mutwe na hadithi na aya, uwo nguwo ntabwo tuzigira dukurikira, cyane cyane yuko hari ikintu cyeza uyu munsi cyo kumva ko umuntu ashobora gukoresha amarangamutima ye cyangwa se akoresha filozofi, agakoresha ubwenge bwe, akumva ko ikintu yagikura akakigira haramu cyangwa se akakigira halali, cyangwa se akakijyana no mu bundi buryo yishakiye kugira ngo wenda yibone icyubahiro hano ku ino si, cyangwa se yibonere imitungo cyangwa se yibonera abavandimwe wenda bumva kimwe nawe. Ibyo ngibyo rero bigakurira muri haramu ndetse no kubangikanya Imana bya hato na hato bigenda bivugwa. Uyu munsi rero ndabivugira icyo avana mu Islam. Birashoboka ko uyu munsi dushobora kuba tutemerewe mu Rwanda kwambara hijab. Suko ari ugupinga amategeko y'u Rwanda, tunayapinga ahubwo turuzuzanya. Uyu munsi hari impamvu hijab mu Rwanda itemewe kuba hari umuntu wagira gute wayambara. Iyo mpamvu ihari rero ukanayigaragarizwa, cyane cyane yuko leta y'u Rwanda ntabwo ijya wenda ikora ikintu ngo iduhishe nk'abanyarwanda, kuko
ibi twagiye tubimenya, ariko nanone hari igihe bamwe mu bantu wenda tutumva kimwe mu myumvire imwe ashobora kwifashisha amagambo tuvuga cyangwa se akifashisha zimwe mu mvugo akagenda akazishakamo andi magambo cyangwa se ubundi busobanuro yishakiye, hakaba wenda yagira gute yaguteranya na leta, cyane cyane yuko twebwe nta kindi kintu tubereyeho uretse yuko umuntu avuga icyo akwiriye kuba yavuga, ibyo adakwiriye kuba yavuga akicecekera. Rero uyu munsi hari ibibazo byinshi birimo kwibazwa cyangwa se birimo kugenda wenda byandikirwa bamwe mu bayisilamu, haba mu bashekhe n'abandi. Ese hijabu ni haramu ni halali? Hijabu twese uko tubizi nk'abayisilamu, ukaba nubwo ari umuyisilamu umazemo igihe gito cyane wenda yarashatse kubumenyaho gakeya, arabizi ko hijabu ni halali kandi ni byiza ku mukobwa kwambara akikwiza. Ibi rero ntabwo babigira haramu bitewe n'uko wenda itegeko wenda ryo mu gihugu runaka ryagize gute ryabikuyeho, cyane cyane ko twe amategeko tureberera n'aya ngaya y'igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda igihe cyarebye kikavuga ati rero tumajije kubona ibibazo byinshi biterwa no kuba hari abantu bambara hijab bakazihishamo bakaba bakora ubwangizi hano mu gihugu cyacu, kandi kugira ngo wenda turinde umutekano w'abanyarwanda ndetse na sosiyete muri rusange, turabona ko wenda buri munyarwanda sasa buri muyisilamu agomba kugira gute, agomba kwitwara nk'uko twese tubayeho mu Rwanda, akambara ibijyanye n'uko twambara twese tukarushaho kumenyana, hanyuma bikaturinda kuba twagira gute, bikaturinda kuba twagwa muri utwo duco tugiye dutandukanye wenda nk'aho cyangwa se wenda nk'ahandi uko bigenda wenda umuntu akitwikira wenda isura ye akagira gute akabakora ubwangizi. Hano mu Rwanda rero ko nta mutekano cyangwa nta security twizeye neza yuko ibyo bintu bishobora kuza wenda bikadusiga amahoro, niyo mpamvu leta y'u Rwanda ireba akavuga ati ni byiza ko mwayikuraho hanyuma tukarushaho kujya kurinda umutekano w'abanyarwanda ndetse n'abandi. Mu bindi bihugu wenda birakorwa, ariko uyu munsi mu Rwanda ndashobora kugaragazwa ikibazo nk'icyo ngicyo tukagira gute tukacyumva kandi tukanacyemera turi abanyarwanda, ndetse na byinshi turabyihanganira kuruta ibyo ngibyo. Hanyuma rero nkahita mvana rero nkavuga ati rero hijabu wenda ku bashekh bagenzi wasobanuye kuri hijabu, hari umushekha wabisobanuye cyane, ariko mugenzi wabo noneho akazabisobanura cyane kurushaho, buri muslimu wese akamenya ngo hijabu ese byagenda gute. Hari n'abantu wenda bagira gutya bakavuga ngo happy ngo twego tuzazambara ngo kubera ko ngo hijabu ngo ni sunna ngo niba igihugu cy'u Rwanda tutemerewe hijabu kuramo, ubwo nuko byamajije kugenwa. Nutayikuramo ubwo nawe urimo gushaka ubushotoranyi cyangwa se gushaka icyo nakwita kwigomeka. Icyo wenda cyaba cyumvikanye. Ibindi bagenderaho bakavuga ngo ntabwo ngo abayisilamu ngo wenda ngo bashobora kuwenda ngo bitandukanya n'abandi ngo myemerere kugeza n'ubwo ngo bishyiramo n'ubuhezanguni. Ntabwo byakunda kuri leta y'u Rwanda. Twese turabizi dufite ama ID y'u Rwanda, dufite ibikorwa mu Rwanda, dufite byinshi dukorera mu Rwanda. Ntabwo twebwe ubwacu twagira gute, ntabwo ndumva nta muntu wawe uri aho ngaho anarimo ubwacu twe dushobora kugira uruhare mu kugira ngo ashyikirizwe inzego z'umutekano zimuganirize, niba wenda ari n'ingengabitekerezo n'ibindi wenda afite mu mutwe we akagira gute, akaba yaganirizwa n'inzego zibishinzwe, hanyuma nawe babona ko wenda ashobora kuba yakwisubiraho n'ibindi bamurekura akitahira. Ibi ngibi rero ntabwo bikwiye kujya bituranye nk'abayisilamu. Nanone ntabwo tugomba kumva kimwe, cyane cyane yuko nanubwo n'abayisilamu gusa ni n'amadini iyo ari yo yose. Ndabivugira iki rero bavanyisilamu, uyu munsi hari ibintu byagiye bicicikana ndetse wenda rimwe bimwe bikanacecekwa, ariko ibindi bikanavugwaho, cyane cyane yuko hano hari abashekhe bize idini ku rwego bahawe ibyangombwa bikenerwa kugira ngo umuntu abe yasobanurira idini. Aba ngaba rero nibo bonyine bafashe iya mbere kugira ngo bajye hariya, kuko uyu munsi biroroshye umuntu ajya kuri social media akandika ngo Imana iravuze gutya, Imana iravuze gutya, undi akaza atari ko Imana ubwo yavuze gutya ariko siko yashatse gusobanura, ntago amagambo kuri kuyajyana ariko bisobanutse. Izo ngizo ni rududa ahantu hose zirahaba. Ni ukuvuga ngo rero no kuba tubanjirije twagaragarijwe yuko byanga bikunda byabagaho ba Uthman ibn Affan ba Umar ibn Khattab radiyallahu anha. Ibyo ngibyo byose byagiye baho bakajya impaka ku dini, kugeza naho uyu munsi na n'ubu ngubu hari impaka zigenda zigira gute zikorwa zigamije wenda kugira ngo abantu bajye ku murongo kandi wenda banagire ubumenyi ku dini yabo bakurikira. Rero ntago na rimwe uzumva ko abantu bagiye impaka ku dini ngo usange bose bahurije hamwe, cyo koze wenda hari abagira gute, haravuga ati koko aho ngaho tureme niko byakagiza gute, niko byakakwiye kugenda.
uyu munsi rero kubera ko wenda hari abantu baba bikenera indonke ndetse no kugira ngo bubeho muri rubanda no kugira ngo wenda bagire ukuntu bagaragara, hari umuntu uza agacurika ijambo. Ndabisubiramo nongere mbisubiremo, ngewe ni umuyisilamu wemera Allah n'intumwa ye ndetse nkanemera n'abahanuzi bose, haba ababayeho bakagaragazwa muri Qur'ani ndetse n'abataragaragajwe muri Qur'ani ariko bakavuga ko bari abahanuzi ndetse bari intumwa. Ibyo ngibyo rwose ndabyemera nashidikanya, kandi umuntu wese uzaza avuga qala Rasulullah Muhammad Rasulullah kubera Allah subhanahu wa ta'ala nzakurikira. Abantu rero turabanyantege nkeya, nshobora kuba wenda nakosa cyangwa se wenda nkaba nagendera wenda mu kigare mu bintu bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi nkizera yuko Imana ariyo yonyine ifite roho yanjye mu kiganza, kandi nkanasaba Imana ko yambabarira haba ibyaha bya buri munsi ndetse n'ibyo tugenda ducamo buri munsi, cyane cyane ko twe abantu nta kindi uretse ko turi abanyamakosa, ariko umunyamakosa mwiza ni wa wundi uzagira gute, uzakosa kandi akamenya ko Allah subhanahu wa ta'ala ari nyir'impuhwe kandi ari nyir'imbabazi, akamugarukaho hanyuma agashaka impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi ngibi rero hari ibintu byinshi bigenda bigirwa hema k'uyu munsi, ari abantu ndumva bari kuvuga ngo se twakurikira nde. Uyu munsi Allah subhanahu wa ta'ala yakuye urujijo. Niba hari ikibazo gize Qur'ani, niba hari ikibazo gize ni hadithi. Ibi ngibi rero uzakuzanira ibindi binyanye ibyo ngibyo uzabigira gute, uzabice ku ruhande, cyane cyane ko uyu munsi bigeze ku muntu azaka kubwira ngo gutya ngo bigende gutya ngo bitware gutya, ariko wareba ugasanga amagambo ari kukubwira nta magambo yivana mu mutwe ye, ari kuzana philosophy rero mu dini w'Islamu ntagibamo, kubera ko ni ibintu bigize gute, ni ibintu biri clear, ni ibintu buri muntu wese ugize ubumenyi ndetse no kugira ngo ubyemere neza nuko niba udafite ubumenyi ushobora kugira gute, ushobora kugenda hariya ugafata Qur'ani ugasoma ndetse ugashaka tafsiri hanyuma ukisobanurira, ariko nanone hari ugusobanukirwa nabi. Ni byiza rero gushobora kujya kureba ubumenyi hanyuma aho udasobanukiwe neza akakwinjiriramo akanyuma akajya gute akusobanurira, kandi biba ari byiza ku mu Islamu ushaka kumenya idini ndetse akanamenya ibyiza biyikubiyemo. Ibi ngibi iyo tubivuga rero nta handi tuba tubikura uretse ko muri no minsi murabibona ko hari rudud z'abashekh zigenda zitandukanye zigiye zivugwaho, uwo mushekh umwe akaza akavuga ibi, undi akaza akavuga ibi, undi akaza akavuga ibi, ariko njyewe navuga ngo bitari ubufana, bitari iki, uzaza uvugira Allah azana hadithi, azana aya, uwo nguwo Allahu ya'lam, nziringira nzakurikira uwo nguwo, kandi nanone uzazana ibindi bitandukanye n'ibyo ngibyo nanone nzicecekera, niba mfite uburyo nacecekamo, ariko niba mfite n'uburyo namusubizamo nabwo nzamusubizamo. Alhamdulillah, dusenga Imana faraji. Akenshi ubundi hari uwanyandikira message arambwira ngo umuntu ngo mwimitse, ngo mukamukunda, ngo mukamushyira imbere, ngo mukagira gute, ibi ngibi ntabwo babikuye mu dini w'Islam. Twebwe impamvu igihe cyose tuzagenda tukabivuga nuko turabizi neza yuko umuntu iyo avuga qala Rasulullah Muhammad Rasulullah urakurikira pe. Wenda no kuba tumukurikira bajya bakurikira ibiganiro byo, hazagire umuntu n'umwe uzana ikiganiro kimwe yaba yarakoze avuga ngo ngiye Faraji ndavuze nkanjye Faraji, avuga qala Rasulullah Muhammad Rasulullah. Ngo rero ni ukeneye mu dini w'Islamu, kandi no dukeneye ko twakuraho ubumenyi. Nanone bakavuga ati ngo iyo mugeze kuri RPP ngo naho ngo muramuvugira ngo umuntu ugira amahane kuriya, ngo umuntu ugira ngo umujinya kuriya, ngo umuntu umeze nk'umuntu ufite ihungabana. Buriya nabwiye ngo buriya hari igihe bigera umuntu agasa nkaho yihebye, yagira uburakari bukanarenga bitewe n'ibyo agenda abona. Hari abantu batazi kwihangana, n'abantu bagira uburakari bakarira, hari n'abantu bagira bacika intege zo kwihangana bagakorera ibigiye bitandukanye. Nabwiye ngo buriya hari abantu uyu munsi bishwe n'agahinda k'ibivugwa muri rubanda, kavuga ati ariko ubu ngubu twakora iki. Bamwe bakanavuga ati rero ngo hari abantu bafata ngo idini y'Islam ngo bakagira gute, ngo bakaduteza ngo abantu ngo bakayisenya. Ibi ngibi iyo umuntu ajya kubivuga n'ubundi asa nkaho nta garuriro, cyane cyane ko ejo uzajya hariya bakakubwira ngo gasingo kanaka ngo ko tuzi ko ari shekhe wanyu ngo ko yakoze ibi n'ibi. Niba abantu bamajije ntago ari kubatiza umurindi, ahubwo ni ahandi ubwira abantu yuko ibyo bintu mubizi mwanabimenye, ahubwo ibyiza babireka, ariko wasanga unabivuze ugasanga nibwo bongereye akabara aho kugira ngo bakomeze babikora. Allah aturinde ibyo ngibyo, kandi aturinde ubwangiza no kuri no si aduhe imvugo nziza zigoroye, kandi anaduhe kugira inama haba mu bantu hano mu Islam hano mu Rwanda ndetse n'abandi bari impande n'impande z'igihugu. Rero umumenyi wanjye ntago ari Faraji, ntago ari Pepe, nta nubwo yande, ahubwo umumenyi wanjye ntuzazana hadithi akazana na aya, hanyuma nguwo nzagira gute nzakurikira,
kandi ikindi rero ubumenyi wanjye ni Qur'ani. Icyo nasobanukiwe, hari abamenyi benshi uyu munsi alhamdulillah biroroshye cyane. Niyo mpamvu ngiye nta muntu uzambwira ngo hari umuntu wemerewe gukora dawa, ngo hari umuntu wemerewe kuvugira Allah n'umuntu utemerewe kuvugira Allah, abadan. Umuntu uzabinzanaho ngiye ntabwo nzamwemera, ntabwo nzanamukundira, bitewe n'uko uyu munsi rero dufite ikoranabuhanga ryarabikemuye. Uyu munsi uravugana n'umenye imamu runaka, ukavugana n'umumenyi runaka unazwi, cyangwa se wanakuraho umumenyi wa wundi uvuga ati uyu nguyu yigishije abantu bamwe muri aba ngaba, ukamwandikira haba kuri email akagusubiza, haba kuri n'izindi mbuga zigiye zitandukanye. Ushobora kumwandikira kuri Instagram, ushobora kwandikira kuri Facebook, n'ahandi henshi aho wamufatishiriza hose ugasanga yagize gute, yaragusubije. Urumva rero umumenyi nk'uwo wenda ubajije ubizi neza ko asobanukiye idini, ko yigishije idini, ko yakoze ibintu byari bitandukanye mu dini, uwo nguwo ukamwandikira ukagira Imana ukabona nagusubije icyo kibazo wibazaga, byanga bikunda. Abandi yigishije ntabwo baza ngo bamuvuguruze, birashoboka wenda ko banamuvuguruza, ariko bakamuvuguruza kugira ngo wenda bumvikanishe iki kintu, cyangwa se wenda bacyumvikaneho rumwe. Ntabwo uyu munsi rero wambwira ngo uyu munsi kuko ngiye ngo ndikana ngo ngiye nemerewe kuvugira idini, ngo ndi ngo ntabwo yavugira idini. Cyokoze nanjye none amadini atandukanye na politiki, numbwira ngo nivanze muri politiki ngo nagiye kuvuguruza ngo ibyo batavuze, uzahazumfate rwose. Ariko ntabwo ngenzi gira gute nimba ndi kuvugira idini yanjye, kuko idini ntabwo ari iy'umuntu umwe, ntabwo ari iy'abantu babiri, si iy'abantu batatu. Idini niyo umuntu wese yisangamo. Uyu munsi ndi kuvuga nk'umuyisilamu, ejo n'umupeni azavuga nk'umupeni, ejo n'umukristo azavuga nk'umukristo. Ibyo ngibyo rero ni ibintu bigize gute, biri muri twebwe amadini. Niyo mpamvu ntabwo umuntu ugomba kujya gute, nta muntu ugomba gutsikamirwa. Rero Allahumma amina kuri buri muntu wese wumva yuko ashaka wenda kugira ibyo atunganya kuri muri no umma, cyane cyane yuko twebwe nizera yuko wenda nanasoza nta muntu akwiye kugira ubwoba. Ubu bwoba bundi dufite n'ubwiki. Uyu munsi nta kintu na kimwe kiri kuba mu dini w'Islamu Allah subhanahu wa ta'ala atigeze agira gute, atigeze asobanura. Mubyibuke neza, Rasul sallallahu alaihi wasallam hari byinshi yagiye avuga ati kandi nanone n'umuzabagaragariza ko imperuka igeze, cyangwa se wenda kuko turabizi neza ko turi muri umma ya nyuma. Iyi nta yindi umma izongera kuba nyuma yacu, uretse ko twebwe ari twe twaba nyuma, igira isi ikarangira, imperuka ikajya gute, ikarangira. Ariko Rasul sallallahu alaihi wasallam ngo ntabwo isi izarangira, cyangwa se ntabwo imperuka izagera, uretse yuko hazaboneka bimwe mu bimenyetso bimeze gutya. Ibi ngibi nimubibona musagire gute, muzamenye yuko isi igeze ku marembera, igihe inshingano zatangiye guhabwa abantu batageza gute, batari ba nyirazo. Ati ndetse n'igihe muzabona umwana yihakana nyina akihakana umwana. Ibyo ngibyo ni ibintu muto tukugera tubona. Hari n'ibindi bimenyetso bikuru cyagiye bigaragara, ariko ibi ngibi ntabwo ari ibintu twakwiye kuvuga ngo wenda ngo ndetse ni ibintu twategurijwe bizabaho, aho umuntu azaza akafata inshingano adafitiye ububasha, akayobora ibintu atoberwa adashoboye kuba yayobora. Umuntu akaza akayobora uruganda rukora imodoka kandi atarabyize, si ibintu se bigaragara. Umuntu akaza akayobora abantu mu muryango akabagira inama kandi nta muryango agira. Ibi ni ibintu bigaragara. Uyu munsi rero ntabwo twakwiye kuba twagira, aho twakwiye guhangana n'ibyo bintu kugira ngo twebwe ubwacu twikontorere umurangamutima yacu, tumenye ngo icyiza ni ikihe, ikibi ni ikihe, cyane cyane yuko Allah subhanahu wa ta'ala amajije kugira gute, gukuraho urujijo. Uzashaka kumenya icyiza azajye muri Qur'ani, uzashaka kumenya icyiza cyamugenera cyangwa cyamubeshaho hano ku isi neza azakurikira sunna za Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ndumva rero ngo birenge niwe ubwirwa, uzakurikira inzira nziza yakurikire, uzakurikirane imbi, uwo nguwo nawe ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala biramutegereje. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.